tumarira gushakana tubyarana abana batatu ubasanga n'uwo nguwo. Nyuma yaho uwo mwana yapfuye, umwana wa kane wanjye nyine twabyaranye afite ageze mu kigero cy'amezi 7 apfa yishwe n'uburwayi bwa sida, apfira Kibagabaga. Tugenda henshi cyane mu mujyi wa Kigali, ahantu hazwi cyane hahurira abantu benshi bavuye mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Nahanga ndi kubereka hitwa Nyabugogo. Haba abantu benshi b'ingeri zose, ariko se bose babayeho neza? Hatishije tike ya bisi njya mu ntara, abagenzi babaye benshi, bampaye tike ya nyuma y'amasaha 2, ngomba gutegereza. Nigiye inama yo kujya mu nyubako ihari ahantu hejuru ngo mbe nirebera urujya n'uruza rw'abantu n'amamodoka. Nyabugogo. Nshiye ku mubyeyi wicaranye n'umwana nkitegereza akanya, mfite akamverope mpitamo kumuha ukuboko, wenda twaganira akambwira byinshi ku buzima bwe, bityo akaruhuka. Nandamwigiraho ikizima ikintu cyambaje n'ubu kikaba kikimbabaza ni ukubona naramugaye gutya nkabura ubushobozi bwo kwivuza kubera amafaranga banciye, nkabura n'ikitunga abana banjye, inzara ikanyikira abana, nkaza gusaba abagira neza yongiriye impaka 100 kaba ari ryo ntungisha abana banjye. Yitwa Chantal, yavukiye i Kagugu, yakuze nta babyeyi nta n'umuryango. Yewe nitwa Mutungire Chantal, yavukiye mu murenge wa Nduba, akagari ka Kagugu, akarere ka Gasabo. Ubwo rero mu kuvuka namenye ubwenge ni mu kigo cya Croix Rouge. Nta babyeyi nagize, nta muryango, mbese umuryango ni mwebwe mwese, mwebwe mwabashije kumfasha. Ubwo icyo gihe rero nashatse umugabo mfite imyaka 16, aza gupfa ngeze imyaka 30. Mu bwana bwe yatekerezaga kuba umuntu uzajya ufasha abandi nk'umuganga. Ngiye ku bwanjye natekerezaga ko nzakura nkabasha nanjye kuba nk'umuganga cyangwa nk'umwarimu, kuko twigaga ku Kagugu turi abana duherekezwa na ba marene. Nzavamo umuganga bashe kuvura abatishoboye kwa muganga, se mfashe se nanjye abo ndushije ubushobozi. Iza kurangira rero intego yanjye nkayigeze. Agarikiye amashuri mu wa 3 primaire kubera jenoside yakorewe Abatutsi. Ku mashuri yanjye nigaga Kagugu, ngarukira mu wa 3 ikigo cya Croix Rouge kiraduhungishanya. Aho twatataniye imodoka bazirasiye mu nkota, aho dutataniye abana, aho ngarukira ingaruka ikigo kitaruyubaka. Njya gukora akazi ko mu rugo bimviramo kubyara. Rero ntabwo nigeze nyakomeza kubera ubushobozi buke, ntabwo nigeze mbona umubyeyi unyitaho, kuko abanyitagaho barapfuye, n'abandi nasanze mu kigo. Icyo gihe nasanze ikigo kitaruyubaka. Yabaye ku mama ku Gisozi amukorera, uwo mama amufata neza, ariko nyuma biza kwanga. Ngiye ku kazi ko mu rugo ku Gisozi, ku mama wo ku Gisozi aranyakira nk'umwana atoye nyine, ndamukorera. Igihe kigeze ngize imyaka 15, ubwo uwo mama yashwanye n'umutware wiwe, biba ngombwa ko ngenda insohokana nawe mu rugo. Ubwo agiye iwabo nanjye arambwira ngo ningende njye gushaka ahandi hantu nawe. Mu kujya gushaka ahandi hantu nawe rero narararaguzwe, shiduka mfite inda ya mbere y'umwana. Umuhungu yamuteye inda aba ku muhanda. Igihe umumama akimara kunyirukana, nagiye kurara ahantu hitwa kuri Jopi, hariya n'ubundi hafi y'ikigo. Ubwo nkomeza kuba mu muhanda njya imisigi y'abakire basize.
igihe kigeze rero mpitana n'umuhungu runaka aranshwa ntera inda nuko ndabyara nawe ndanamubura icyo gihe ubuzima bukomeza kuncanga. Hari umupapa wamugiriye inama yo kutazajugunya umwana yari afite ku muhanda, anamufasha gutangira gucuruza, ariko icyo gihe yabaga mu kiraro. Ariko hari igihe cyageze umwana amaze kuvuka nkubitana n'umupapa ku muhanda, umwana arimo kurira nta n'amashereka mfite, angaburira ibyo kurya ndarya, arangije amuha 500 arambwira ati ntuzatuye umwana ahubwo genda ushake muri 500 guhaye uyabyazemo umusaruro. Icyo gihe naragenda ngura avoka ntangira gucuruza, ariko ntaha muri icyo kiraro, nkacuruza nkataha muri icyo kiraro. Ubwo rero maze kugera aho umwana wanjye nkamwitaho nanjye nkiyitaho, ariko nkabona ubuzima imvura cyane cyane yagwa nkabona nta buzima mafite. Yatwaye inda ya mbere atazi ibyo ari byo, bamugira inama yo kuyikuramo ariko arabyanga. Mu gutwita inda ya mbere byarangoye cyane kuko njye nashidutse mfite inda nkazi ibyo ari byo, ndarwaragurika, barantora banjyana kuri santere Kagugu, abantu basanze narembye. Ngeze ku Kagugu bantera inshinge, barambaza ati se ko tubona, babaza banzanye ati se ko tubona twita, ati niwe tuvanye hariya hepfo kuri kompani. Ubwo nyine nyuma yaho nubwo bandekuye nkomeza kwishaka no kuyihura n'abandi nabo bararanganje ati rwose waretse tukayikuramo ko ubuzima bukomeza. Ababwira inumva rero uko sinshaka uko nanjye ababyeyi banjye nkabamenye, sinshaka ko nanjye abana banjye batazamenya, kandi narindiwe sinabashije kumenya ababyeyi banjye, ariko nyirashika ko umwana wanjye avuka nubwo se nkamuzi neza gutya yigenderaga, ariko nanjye umwana wanjye akazamenya ko narindi nyina. Bananira gutya umwana ndamubyara arakura. Yaje gukundana n'umunyonzi, babyarana abana 3. Nyuma uwo munyonzi aza kwitaba Imana yishwe na sida. Ubwo nyuma yaho naje gukomera nyine nkicururiza, nza gushana none haza kuza umunyonzi, turakundana turashakana, tumarana igihe kinini cyane pe, ariko nawe nta wabo yagiraga nawe ngo yari imfubyi. Ubwo tumaze gushakana tubyarana abana 3, ubasanga n'uwo nguwo. Nyuma yaho uwo mwana yapfuye, umwana wa 4 wanjye nyine twabyaranye ageze mu kigero cy'amezi 7, apfa yishwe n'uburwayi bwa sida, apfira Kibagabaga. Burya afite ubumuga bw'umugongo. Mfite ubumuga bw'umugongo kuri Turigongo, bankiye amafaranga kwa muganga buzi ubushobozi. Ubuzima bwanjye mbayemo ubu ngubu byaranancanze, ahubwo ubu ngubu yameze amezi 6 mu bitaro. Ubuzima mbayemo icyo gihe byarancanze, njya ku murenge wa Kinyinya ndababwira ni se aba bana ko mubona se mubashije kumushinguza, aba bana ndabatungira ko nanjye nkafite naho mbataho wabaga, naho nabaga niho yabashaga kunkodeshereza, sinzi wabo aba bana mbate cyangwa mbigenze gute. Gitifu umurenge wa Kinyinya arambwira ati aho kugira ngo ubate nawe utazi nyoko, genda tuguhishurira inzu hanyuma ukomeze ushakishe. Nize ko mfite ubumuga bizagenda bitatu tuzagufashiriza. Igihe kigeze nza kurembera muri iyo nzu bankodesheje, njya shehashika ndaremba pe marema amezi 6. Aho mviriye nsanga abana nta kibazo bafite, barambaza Gitifu umurenge arambaza ngo usuragira ngo tukumarire iki. Ninjye icyifuzo cyanjye cya nyuma ni ukumpa ahantu napfa nsize abana banjye batandagaye. Ubwo nuko kunjyana mu mudugudu w'Induba kuri sha baminzu, ndabona bashimira pe. Ubumuga afite ntacyo yabasha kwikorera. Avuga ko afite inzara. Mfite inzara, mfite cyane ntiwamanikira kanga nkufurire ngo mbishobore, sinakunda mu mwanya kubera irigufwa mfite mu mugongo. Ubumuga bwanjye bwo mu mugongo nyine icyo gihe baduhungisha, imodoka zagiye za Croix-Rouge baduhungisha tugeze mu Nkoto, badukubise ibibombe, imodoka
turikagura ahubwo abamarena ababyeyi batureraga niho benshi banapfiriye n'imodoka ziratwika. Hanyuma abana twasigaye hari umupapa wari utwicayemo hagati yagiye aturenza guca mu ntoki turatatana, nanjye naragiye nikubita ahantu shiduka nyine biturigongo rumeze gusa, ariko rirangira ndihangana kuko baratubwiraga ati kuva uwo mupapa bahise bona nawe ubunika jori tundumva nimba atarapfuye ariho, bamwitaga Mariseli. ubwo ngubwo aratubwira ati umwana uwo wese urokotse yihangane arengera ubuzima bwe. Twari turabana nafite nk'imyaka 12, ubwo nanjye ndengera ubuzima njya muri Kongo nkurikira abantu nkanazi. Yavuze ibyo yifuza ku bana be, ikinege kiramwica. Abana banjye ndifuriza ko ndabifuriza ubuzima bwiza, nuko nje nkafite ubushobozi bakiga bakamenya ubwenge, ubwo nkamenye bakabumenya, kandi noneho bakabona n'icyo kurya gihagije pe. Nicyo nakwifuriza abana banjye. Ababazwa kandi no kuba yarabuze uko yivuza ndetse no kubona abana be bicwa n'inzara. Ikizima ikintu cyambaje n'ubu kikaba kikimbabaza ni ukubona naramugaye gutya nkabura ubushobozi bwo kwivuza kubera amafaranga banciye, nkabura n'icyo itunga abana banjye, inzara ikanyikira abana, nkaza gusaba abagira neza ungiriye imakama 100 kaba ari ryo ntungisha abana banjye. Yemeza ko nta kimushimisha mu buzima. Nta na kimwe pe, nta na kimwe. Sinzi mbese kuntu umutima wanjye wabaye simbizi wa mubyeyi, nta na kimwe wabona cyanshimisha mu buzima bwanjye. Afite igishoro nagerageza gucuruza. Ubwanjye mfite nk'igishoro kuko mfite ubumuga, narangura n'ako gakarito k'amasabune, utubiswi nkashira ku muhanda hariya mu mudugudu ndubaka nkicaraho, hanyuma nanjye nkava muri ibi ngibi kuko nta n'ikintu biba bimaze. Ese nimba umbaye nk'ibyo 2000 mu bana bane n'urugendo rwo guteka nabimarisha iki? Ko ari byo mba mvuga ni ukuri mwamfasha nk'abagira neza, kankura mu muhanda nk'uko n'ubundi mwamusanzwe mumfasha bose. Muri byinshi atavugiye kuri kamera ni umubyeyi ubana n'ubwandu. Ubwo bwandu yabusigiwe n'umugabo we, ndetse abana 2 mu bana banafite nabo bafite icyo kibazo. Mu gahinda kenshi namuhereje ukuboko, nawe nimuhura uzamuha ukuboko azishima, n'abana be bishimye, kandi nawe azakwifuriza umugisha. Murakoze, Imana ibaha umugisha, kumenya abakene no kumenya abatishoboye bababaye rwose, Imana izajya ibakubira karindwi. Murakoze cyane. Next Hope TV, kora subscribe.